turongeye turabasuhuje bakunzi b'Intare official n'ubundi nk'ibisanzwe twarababwiye turabwira tuti tuzajya n'ubundi tuza twitereke hanyuma tubabwire uko situation ziba zimeze muri axe ziba zigiye zitandukanye. Murabizi ko twibanda ku makuru yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tukabagezaho ariko kandi no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange kugira ngo mu by'ukuri mubashe kumenya uko situation ziba zimeze. Turaje rero tuzanywe niki, dufite amakuru menshi kugeza amagingo ya ngaho imirwano ikomeye ikomeje kubera muri territoire ya Kabare. Territoire ya Kabare murabizi ko iri muri Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi iyi territoire ya Kabare ikaba izwiho cyane kuba ifite ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse ikaba itaherereye kure cyane y'umujyi wa Bukavu. Imirwano iri kuhabera rero turaje tubabwire ese iyi mirwano yatangiye ite, imeze ite, dore ko bitoroshye AFCM 23 abagera ku 8 abo ni ba Wazalendo bose bakaba bamaze gutabwa muri yombi, bamaze kuba bafatwa. Bafatiwe hehe? Turaje byose tubive imuzi n'imuzingo. Turasimbukira muri territoire ya Masisi turebe muri Masisi bimeze bite, surtout muri Bashari Mokoto situation yaho ihagaze ite. Ntabwo turabura kubabwira muri Warikare naho uko bimeze, ariko kandi muri Uvira naho mu by'ukuri hakomeje kuvugwa byinshi bigiye bitandukanye, cyane cyane ubwoba bukomeye, kutumvikana kw'abasirikare nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu ya mu gitondo. Babasirikare bashya baturutse bazanywe, numvise ngo harimo ngo niba yitwa ngo na première brigade ngo berge ngo brigade berge ngo première brigade berge ngo deuxième brigade berge. Abagabo rero bwana Bemba ndaje mbivuge ni abantu bazi gukanga, bagira ibikabyo, biriya bikabyo byabo rero nibyo bazanye ati ababo noneho simusigaye mu 23 cyangwa se mama 23 huye n'akaga gakomeye cyane. Turaje byose tubive mu zindi muzingo, ariko kandi ntabwo turabura kubabwira ubwicanyi bukomeye cyane bwabereye muri territoire ya Beni, ariko kandi uyu munsi ku cyumweru hari abandi bantu bamaze kwicirwa aho bita Otomabere. Turababwira abantu bageze muri 5, ariko wazamuka bajya muri territoire ya Jugu naho mu kandi gace turi buze kubabwira hakaba abasirikare ba FARDC nabo bakaba bamaze kurasa abaturage, ndetse bivuga ko ngo abasirikare ngo bakorana na ngwarabaliye ba Kodeko, nabyo turabigarukaho muri rusange. Numva ko rero turaza tukababwira situation ko zihagaze zose muri rusange, haba muri Warungu haba ndetse no mu bindi bice, tukababwira uko biba bimeze muri rusange. Uko mubibona rero ntabwo ndi njyenyine, n'ubundi nta nubwo bishoboka yuko ngomba kuba njyenyine, badi hamwe na mugenzi wanjye ni bwana Clever Bemba. Bwana Clever Bemba, amakuru ni meza, turaho turashimira Imana. Ubu ngubu turi hamwe, nibuka ko amakuru twakoze ya mu gitondo n'ubundi ntabwo twari hamwe, nari nkiri hariya Rwerejo, yego za Majengo, ariko nabashije kuhava. Ubu ngubu turi hamwe noneho hano twicaye aho dufite studio mobile, abakunzi bacu barabizi. Tushobora kugenda aho tugiye n'ubundi tugakora, twebwe studio zacu hose ziba zihari, kuko cyane cyane ko murabizi ko tuba tugomba kujya dukubita hirya no hino muri access ziba zigiye zitandukanye. So Majengo haramutse hate amakuru yaho? Kera Majengo ndabyibuka abantu barahatinyaga cyane, haratinywaga cyane. General Dominique Ndaruhutse, ubu ngubu General Dominique Ndaruhutse navuga ko aho ngaho se ndavuga atuye Majengo, yari afite residence Majengo, kuko iyo uri general ntabwo ufite residence burya nubwo uba uri umuautoproclamé. Yaba yanagisahuye byinshi bwana Bemba, baribye cyane. Ibyo bibemera kuba bari bafite amazu muri Goma. Yego, hari umumama nabonye reka musuzi yitwa Matilda, uriya ba General Dominique Ndaruhutse batwaye imirima yabo, ariko ubu ngubu ntabwo bakirimo. Domi muracyayirimo, Domi semuse muracyayirimo, imirima y'abakamari muracyayirimo. Ikigaragara cyane umubyeyi, ariko umubyeyi nanjye ndamusuhuje kubera ko umubyeyi aradukurikira ikiganiro cyose dushizeho abahari, aradukurikirana. Undi mama nawe basengana yitwa Chantal, nawe reka mwifurize gukomeza kugubwa neza kabisa, kugira impagarike n'ubuzima n'umuryango we wose. Ariko n'ubundi dukomeza gusuhuza, hari umuryango mugari w'abamama n'abadiaspora niko ndabyita, kuko waba uri mu Rwanda, waba uri mu Burundi, waba uri muri Kenya, uri umukongomani utari mu nkambi, burya uri diaspora. Ubu uri diaspora
ni ukuvuga ngo ikintu kigaragara abo bamama bose baragiye bihuriza hamwe baravuga ngo tugiye gutanga kotizasiyo kugira ngo dufashe abana babaye imfubyi kubera intambara ariko abo tuvuga urabizi ko ku rugamba nta rugamba rubura akajoriti kandi ntawe urasa amajeri undi arase amasasu undi arase ibishyimbo hari abamama babaye abapfakazi abagabo babo bari kurwanira igihugu uburenganzira bwa bene bari kurwanira kubaho imiryango yabo hari n'abana babaye imfubyi koko baragiye bishyira hamwe baragenda barikotiza baravuga ati kugira ngo ziriya ntwari zacu tuzitere inkunga ndumva ko na mama Matilda nawe arimo bagiye bitanga bagatanga kotizasiyo kugira ngo barebe ko bafasha noneho kuko urabizi ko harimo porosesisi yo kugira ngo abantu bari mu nkambi batashye hari ubundi buryo n'ubundi abo bari muri diaspora bari kwiprepara kugira ngo barebe ko bazagura akantu noneho bakazareba uburyo bajya bikotiza noneho babandi bari gutaha bari kuza iwabo za Nyamitabo za Bibwe za Bihambwe muri Karehe murabizi Rucuro murabizi hariya za Bukombe reka mpite mvuga muri Bwito yose hariya muri za Binza aho ni muri Bwisha ukabona ko bari kwitegura kugira ngo babashe kugira akantu bajya bagenera abantu bari gutaha uri kumva ko abo bose turabashuje ndetse n'abayobozi bagiye bitanga tunasuhuza n'intare za Sarambwe aho ziherereye hose yego kabisa birumvikanye neza cyane bien captain wa mugani w'ababivuga kandi mu by'ukuri urumva ko niba ari igikorwa cyo kugira neza cyo kugirira neza ntago bikorwa hariya gusa bikorwa no muri twirwaneho naho ibyo bikorwa birakorwa cyane haraza murenge kuko imurenge buriya tunaboneraho mu by'ukuri kuvuga ko batamerewe neza cyane cyane ko imihanda yose ihageze yose yarafunzwe nta masoko bagira nta myunyu babona nta mavuta babona ko Wazalendo wenda naguciye mu ijambo bwa Macacari Wazalendo bavugaga ko bagiye guca ibiraro kugira ngo imodoka zaba 23 cyangwa za kinangufu yaba ibifaro yaba imodoka zizabura aho zinyura zijyanye imisada urareba ko bajya baza bakabombarda ikibuga cy'indege muri kama 23 cyafashe kiriya kibuga cy'indege cya Kavumu cya Walikare Kigoma baje kukibombarda kugira ngo atazagwa indege ejo bundi bagiye kubombarda ibikuyu babombarda n'ikibuga cy'indege cya Minembwe ya aerodrome uri kumva ko ari ibintu ubona ko abanyamurenge nabo barahangayitse cyane ariko bari bose ndabasuhuje bifuriza gukomeza kwirwanaho bafatanyije amadumu n'intare za Sarangwe rwose mukomeze kandi courage kabisa unyemerera rero muri aya masaha imirwano uyu munsi yaramukiye kandi yakomereje muri teritware ya Kabare bwana Bemba imirwano yakomereje muri teritware ya Kabare ntabwo ari imirwano twavuga ko yiyoroheje cyane ko kugeza amagingo hari amakuru mfite ko hari bamwe bamaze gutabwa muri yombi bafashwe urabizi ko n'ubundi higeze hakorwa igeragezwa ryo gushaka kwigarura ikibuga cy'indege cya Kavumu muribuka abaje bari kurwana bakigamba ngo twaje ngo ikibuga twagifashe muri axe ya za Katana na za Kabamba abenshi muri bo bakaraswa ndetse n'umuyobozi wabo mwagiye mumubona abenshi bagiye bamupostinga yavuye mu mwuka hagati aho ngaho ni mwayo mazina nk'ubwo buryo n'undi nabo witwa Eric bari babiri bapiriye bakuru yavuye mu mwuka bakamubwira ngo ava bakamugaragaza ari kuvuga ngo siye batoto yenu tulishakuya nini na nini usiye Wazalendo byinshi urabyibuka ibyaje kubabaho ntabwo hatashye ingerere ntabwo ndavuga ko muri ibi bice bya za Katana na za Kabamba wenda bijya bitera umwaku izi za Wazalendo ndavuga ko bidakunze kuborohera bidakunze kubagwa neza murabyibuka nanone igihe bazaga mu gace ko bita Ruhihi nayo iri muri Kabare icukurwamo amabuye y'agaciro ikaba iri hakuno y'ikirwa cyo kwijwi ikirwa cyo kwijwi muri groupement ya Ntambuke hasi hakurya y'amazi hakaba hari izo za Ruhihi muzi ibyo bahakoreye baraza bafata abantu barabica bamaze kubica baranabatwika ngo bakoranye nayo mu 23 muzi harimo n'umwana w'imyaka 13 yego muzi ko nyuma yuko mu 23 hageze
yuko abenshi muri bo nta n'umwe wigeze uhava, barasigaye ndetse n'abaturage bamwe na bamwe barafatwa baranafungwa, bafatanyije n'izo wazalendo bari banababitse mu nzu. Ibi rero nibyo byaramukiye mu gace ko bita Kabushwa ndetse n'agace ko bita Kirenge, ndetse n'ahangaha aha ni muri grupema ya Irambi Katana, hakaba muri Kabare. Bwana Bemba ngo icyitwa wazalendo cyazindutse kivuye muri parike nationale ya Kauzi Biega ngo kuko ngo birafatanye barinjira, gusa ngo ntabwo binjiye mu gitondo, binjiye ku munsi w'ejo. Muri iki gitondo rero n'ubundi barongera baragaragara, ariko kugeza amagingo ngo ibintu bari gukorerwa ngo si ibyaha ngaha duherereye muri Kongo, ntabwo byoroshye. Ubundi hari ikintu kimwe nyankunda kuvuga, nubwo wazalendo bagaba ibitero ariko barakomereka kandi barahangirikira cyane. Yewe hari igihe mbivuga abantu bagatekereza ati se nuko wenda Bemba yaba ari aherereye mu gice kirimo 23, ariko ndibuka wenda reka mbahereze histoire imwe. Iyo histoire ni ibintu byabaye nge mbageraho, na reka nzivuge ebyiri. Ni hariya muri aho bita mu Bigogwe ya Gahira ndahabona. Hariya APSLS yo kwa Janvier Karayiri yaje kwataka, icyo gihe ndabyibuka nari naraye Irushoti, ariko naburi naraye mu nzu. Urandebera Bwana Bemba ibyo bakomeje kugenda bahura nabyo. Izo ni nzalendo. Reka nzibare tangira 1 2 3 4 5 ni n'umuyobozi n'icyombo. Urabona ko afite n'icyombo. Urabona afite icyombo kizana, ndetse ino ni Jeep 340. Yaya twe dukora banga 1 2 3 4 5 6. Urumva ko 6 ni ibikomeje kubera hariya. Yego. Hano nanyi gukomeza kuri aka histoire, ariko reka tubabwire ko hano turi kubona imirambo 6. Ntabwo yemewe kuba twayishyiraho ngo tuyibereke, ntabwo byemewe. Nuva mu cana nacu bahita bayihanagura ako kanya, ariko ni imirambo 6, harimo n'umwe ufite icyombo ubona ko ari umuyobozi wabo. Nari ngikomeza kuri iriya histoire ibyo nari naraye hari Irushoti, ariko njya kurara ahantu bita muri Burenda, aho bita mu Bashakwe. Abashakwe aho baherereye reka mbasuhuze bose. Noneho baza kwataka, bazana n'umupfumu wapfumurira, no gupfumura, waterekereraga cyangwa waraguraga, bo babita ngo ni mu Giswahili bavuga ngo ni waganga wa kienyeji. wari ushinzwe kuragurira APSLS yose yo kwa Janvier Karayiri. Aza yihambiyeho ibintu, noneho ibyo ngiye kuvuga wenda si ugushira isoni, ndi kubivuga uko biri. Bafata agacupa kano kabamwo amazi, bagafata imiti bagasukamo, barangiza bakayihambirira ku bugabo. Bikamivuga uko biri, kuko njye namugezeho yapfuye pe. Noneho bigenda birereta, bakambara n'ibintu bita ubuhivu, bakagenda bakirasaga, ariko baragenda barapfa. Icyo gihe baje kwataka ndabyibuka, reka hari umumajoro buno yabaye Lieutenant Colonel witwa Zirarya, yari ari hariya manzara, hari n'undi mu majoro witwaga Emmanuel. Noneho barabarasa pe, ku buryo uvuye hejuru mu Bigogwe bari babaretse, basa naho bagiye kugera muri defense, kumanuka kugera Gahira centre ku isoko, nabazemo imirambo 17 nibo bari baje kwataka. Kuva hejuru mu Bigogwe uri kumanuka kwerekera Kamatembe, hari harimo imirambo 6. Uvuye ahantu bitazakomesha, uko bari bateye baturutse mu buryo butandukanye, ubuce bwakomesha umanuka werekeza Tambi, hari harimo imirambo 9. 6 urukumva iyo mirambo yose hari harimo imirambo 9. Kumanuka uri kujyana bita mu Planation, kuko intare za Saramwe zarabakurikiye, uvuye ku badive batambi, hari harimo imirambo 4. Wa mupfumu ukaze ukomeye yari yarashwe nawe yapfuye, kuko icyo gihe Janvier Karayiri ariko imirambo iriyongera. Kone ni miliyongera, iri miliyongera kabisa. Iyo ni iyindi, urabona ko uyu nguyu ni mushya. None mushya ureba uyu afite nawe icyombo. Siko barashe abayobozi. Urabona uyu ni wa wundi we, uyu ni wa wundi nawe, uyu n'undi. Ariko ni umukatanyama. Uyu si uyu.
urabona ko uyu ni umuzarendo kuko urabona afite AK47, abahungu rero barimo barashinga mbarebe neza. urumva ko rero mu by'ukuri ntabwo byoroshye kugeza amagingo aya ngaya, cyane cyane ko byanga bikunze nibyo bikomeje kugenda bibera aha muri ibi bice za Kabamba nk'uko Bemba yababwiraga, temoignage y'ibyabereye muri ibi bice birimo za Gahira. Twihuse rero bwana Bemba, niho hakomeje kugenda habera ibi bikorwa ni muri Kivu y'Amajyepfo, ariko kandi amakuru akangera akambwira ko ngo muri teritware n'ubundi ariko se ahangaha ko bavuga hano mama 23 yatanze isomo harimo na kiriya gice cyerekera za Nyangezi. Ni Nyangezi, imirambo myinshi yabonetse naho Nyangezi niho nari ninjiye, naho ninjiye yaba 1 2 3 4 5 6 yego. Urumva ko mu by'ukuri ntabwo byoroshye kugeza amagingo aya so ni imirambo ya Wazalendo ikomeje kugenda igaragara muri Nyangezi. Ahangaha ni navuga ko bahawe ibyari bibazanye, wenda tujye tureka kuvuga ngo bapfuye cyangwa ikizive bati babahaye ibyabazanye, reka tube baje kwiyahura none bahuye n'urupfu, barubonye icyo bari bashaka bakibonye. Ngayo nguko gusa n'aha Nyangezi nk'uko wari ubigarutseho ni hamwe mu hari kugaragara n'ubundi ibyo bizigi, wa mugani tujye twirinda no kuvuga ngo gupfa cyangwa se imirambo, wa mugani wenda tutazanabizira biduhanira, iyo tuvuga wenda dushakisha ukundi kuntu dukoresha andi materime, dore ko twamaze guhahamuka, tuvuge ati babonye ibyabazanye, basubijwe utyo ngo bagize wenda tujye twirinda ibyo ngibyo kubivuga. Ndetse twebwe rero mu by'ukuri tugomba kubabwira ibiba bihari, ntabwo ibidahari dushobora kubibabwira. Abo tubana gusa ku rubuga rwa WhatsApp ho murabihabona. Niba udukurikiye ukaba ushaka kugira ngo tugushyire ku rubuga rwa WhatsApp, ushobora kutwandikira kuri 0727 777 463 0727 463 tukagushyira ku rubuga. Ibingibi turi kureba nawe ukabibona, nibyo byaba iby'ingenzi, ariko kuri YouTube ho ntabwo byemewe. So bwana Bemba, hari ibindi bice nabyo biri kumvikanamo amakuru cyane cyane muri teritwari ya Masisi. Yego, amakuru navuga ko atari amakuru meza, ko ari amakuru mabi kuri za Wazalendo. Ni muri kiriya gice, ngiye navuga muri kiriya gice kiri muri Oso Banyungu, ndetse n'agace kari muri Bashari Mukoto, ndetse no muri Bashari, kuko muri lokalite Karungu iri muri Bashari Mukoto na lokalite Mutobo iri muri Bashari Kayembe. Aho ni ahantu, ariko hakaza n'icyo gice cya za Miyanja hasi, n'ubundi naho hagaragara ko mama 23 ikomeje gukora ibikorwa. Operasiyo ni operasiyo bajya bita ngo ni operasiyo kubura. Operasiyo kubura, iyo tubona operasiyo kubura, ni ya operasiyo mama 23 bigenda iri gufagiya, iri kureba hirya mu myobo, iri kureba mu biti, uzi ko igifata n'abihishe hejuru mu biti n'abihishe. Nuwabona ayo ma operasiyo n'ubundi mama 23 iri gukora muri biriya bice, ariko hakaba hari abamaze gufatwa muri Wazalendo. Ndetse ku makuru ariho turaza dukurikirane tuze kumenya ngo umukoloneli wafashwe matekwa n'intare za Sarambwe, agace ko bita ngo ni za Gise. Ninde yakoraga Wazalendo wafatiwe Gise? Yabarinde. Turaza dukurikirane. Iherereye ndakeka ni hakuno y'umugezi wa Rushoga. Ni hakurya ko ari ikigezi Kiduduru. Kiduduru, donc harimo ibigezi byinshi, ariko Gise turabikurikira turebe niba iri ishobora kuba iri hakurya cyangwa kugira ngo menye ngo Gise iri yari iri se muri iyo bitaga iposte ya Gahanga. Ishobora kuba yari muri Gahanga, kandi muri Gahanga ni muri Ntuza, ni muri hasi ya za Ntuza, iri muri lokalite Mutobo, kuko hari umushefu wabagiye za Gise bitaga Saga. Ndabyibuka. Ishobora ko yari muri poste ya Gahanga. Saga nawe aracyari muri Wazalendo hamwe na ba Mungu yiko bihira, Jean Marie Vianney, abo bose baracyari mu hasi.
wowe ngo ni ba coordinateur bigira ngo Gisenyi bafashwe baba coordinateur benshi buriya reka ubona ningiye kugarukaho nanjye vuga ngo be nawe yarashwe buriya nawe yari yabaye coordinateur ningiye kuvuga Mukasa warashwe nawe yarashwe ari coordinateur yari yahuye Mukasa we yariyahuye uburyo ngewe bamunambwiye n'urupfu rwa Mukasa wenda reka nkagarukeho gatoya kuko abantu baramuzi yabaye jera w'abapadiri cyane kabisa hariya i Nyakariba niwe wari jera w'abapadiri wa paruwase imyaka myinshi ni ukuvuga ngo afite nk'imyaka igera nko muri 30 ari jera w'abapadiri bajerera kabisa na mwene nyina witwa Nsenga nawe ngo yahunganye ne na FDLR ngo ari komungana n'umugore we ngo bageze yepfo mashyamba buriya Mukasa yarashwe yaje guserebura Mukasa yari ari mu mujyi wa Goma avamo ngo amanuka za hehe mu Kanoro noneho hari hejuru ahantu hari defense yari witwa Limasi hari umusaza bita Rusake wari utewe hejuru mu Gaturika yarapfuye n'umugore yarapfuye n'agasaza kari gafite uburenge butandamye noneho hari defense ya Nyatura noneho mama 23 ijya kubarasira habakuru noneho nyuma babandi bo muri mama 23 nabo baza kuraswa bavamo bahungu bajya Nyamitabo hejuru abandi bajya kwa Badacuka abandi bajya Mihanga noneho kuko izo za Nyatura zari zimaze kwa bakura Mukasagura makesi inzoga bita za Castero azizi ndazibona arayazamura hejuru ajya kubona nabitwa babisukiro ajya kubonana nabitwa ngo ni batega majoro tega manza buno yabaye na colonel hari yari kuko barizamura n'izindi za Nyatura n'ubundi noneho kumbe mama 23 yamaze gutegura kujya kwisubiza ka gasozi iragenda ntiyaca mu Kanoro iragenda yicira hejuru umusozi bita Mutanda hejuru ya Kanoro abandi baturuka hejuru za Kagusa abandi baturuka hejuru muri za aho bita muri za Nkuba za Gishonza baraza baramanuka baranyemereye basanga Mukasa yamanitse akaguru ku kandi patro Mukasa ariko babwira ati ngo mwakoze mwabasore muti muri abahanga mwebwe mwakuyemo 23 ahangaha ati murakaze noneho mama 23 kumbe yamaze kuza n'icupa Mukasa yari ari kunywa bararirashe bamurashe isasu uwo majoro witwa Tega baramurasa abari baraho bose bararaswa muri kwa kuraswa kwabo rero Mukasa uri kumva ko yaragiye guserebura no gushimira abakozi be niko navyita uko bamuteraga na salute kamutera salute bakamwati muzehe ibyo rero nibyo byaje kumukoraho n'ubundi arapfa ariko apfira hejuru kwa Rusake baza kumuhamba mu giku cyo kwa Simoni kabisa birumvikana nibyo twari tuvuze ko aba coordinateur hari ari bari benshi witwa leader wese araza avuga ko ari korodo hanyuma twihuse pinga naho waruvuze ku mukoroneri warashwe kugeza amagingo ya nari nababwiye koroneri uyoboye ngo niba ari reaction rapide witwa koroneri uri hariya muri axe ya Warikare bakaba bamwita koroneri Dunia makuru avuga ko ku munsi w'ejo bavuye ku rugamba ataraboneka yabuze ubungubu rero kugeza amagingo n'ubundi ntabwo aranaboneka babarashe bagabye igitero aza kubura n'ubu ntaraboneka gusa nta nkuru twaba dufite yuko yaba yitabye Imana cyangwa se ariho ariko ikintu kigaragara nuko hariya harasiwe benshi muri abo benshi n'ubundi nabashobora kuza kubamo kuko nagiye mbona ko ibitero bya mama 23 byagiye bikunda kubera Warikare ni ibitero wasangaga ko byapfiragamo abayobozi bagiye batandukanye yabo bo muri FARDC ndetse nabo muri za Wazalendo ibyo ni bigutera ubwo ahantu haguye n'abagenerali La Fontaine ni ancien combattant ni seigneur de guerre ariko yarahaguye hari undi nawe utari ufite izina rya Kasikira atari uri Kasikira atari Kasikira wo mu Katanyama nawe wahaguye hari abakoloneli bagera muri 6 bonibuka n'amazina yabo nabo bapfuye bari kugwa muri biriya bitero yego bagenda n'ubundi bigenda muri ubwo buryo hanyuma wenda tugana ku musozo
kubera ko ndimo ndabona n'iminota nayo itugendana uretse iyo mirwano y'aho ngaho abakomando ba Tshisekedi bari kugera hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Hari video bwana Bemba iri kugenda ica hirya no hino, bari kujya kuvayo bagafata utuvideo ngo tunaenda kufa ngo tunalaga ngo bye kabisa ngo tunaenda kufia inchi. Abantu bari kuza nta cyizere bafite cyo kubaho, uri kubabona mu rugamba kweli adafite morale ko bari butsinde bagenda bazi ko bagiye kurasa. Ubundi ikamanze naguhereza urugero mu Macacari. Umujyi wa Goma urimo abasirikare bagera mu 100,000, abacanshuro banyakwigendera benshi banaguye hariya. Ntabwo rero 8,000 bavuga ko ari byo byama 23 byafashe umujyi wa Goma wari uri mu 100,000. Abapfuye urabazi bagira mu 3,000. Urabizi bakomeza gupfira muri Plaine de Ruzizi, urabizi abapfiriye bukavugana n'abapfiriyemo, abapfiriye muri Warika, uza abasirikare bapfiriye Rumangabo, uza abasirikare ba guverinoma bapfiriye, abo bani benshi bapfiriye hariya za Masisi. Wenda batumva ko turi kuvuga iby'imfo zabo, ariko bari kuza ku rugamba, nabo bari kuza gupfa. Bari kuza gupfa kuko hari umufande wo muri 23 yitwa ni Mujisho. We ni ukuvuga ngo we operasiyo zakora we ni Mujisho, aragenda agakubita ni Mujisho, aharashe ni Mujisho. Rero bamaze kuvuga ngo bazaza guhura na ba murinda ba Mujisho, uri kumva ko icyo kibazanye n'ubundi ntabwo biteguye gukora gutsinda, biteguye gupfa. Ariko icyo mbashimira cya mbere bari bakatanyama nuko bari gupfa bamaze kurya yabo. Buriya ngo bari gusinda bimwe biri seriye, ari gusambana bimwe biri seriye, kugira ngo ejo napfa azapfe ntacyo afite mu mufuka, asigara asize n'akana ahantu runaka wenda byibuze. Ngayo nguko rero mw'abantu mwebwe mukunda Macacari ndetse na Bemba, murumva ko amakuru turi kubageza ari uko ahagaze muri rusange. Hanyuma muri ADF muri Ituri ADF yongeye gukora amabara. Ni ibikorwa bibi cyane byakorewe mu duce tugiye dutandukanye, haba muri teritware ya Jugu mu gace ko bita Iga, muri sheferi ya Bahema Maguru, ni imwe muri sheferi zahariya muri Jugu. N'ubundi ubwicanyi bw'abantu twabibabwiyeho, bagezemo hafi muri 61. Ni abantu benshi cyane, ariko kandi mu kandi gace nako mu mwanya ubwo abantu bari bavuye gusenga, ADF yongeye gukora amabara. Bwana Bemba ikoze ikintu kitari cyiza, ariko ubundi nta n'ikizikora, ariko bijya ujya usanga bibabaje Bwana Bemba kubona leta ya Kinshasa ijya kurwanya M23 igasiga ibice bibamo ADF nta n'umusirikare n'umwe wa FARDC cyangwa se urimo. Makuru atugera atubwira ko mu by'ukuri ari muri axe, ariko uyu musirikare wo wishe bagenzi be twamuvuzeho nawe twamugarutseho, arabarasa gusa ari ku kibuga cy'indege cya Kisangane. Ibyo byo ni ibisanzwe kuri bo, kuko urareba yaba Uvira bari kwicana, uribuka hariya muri Rubereki, groupement Rubereki, hariya ni aho bita Matembe, apana no Mingazi yarabishe 11 bose barapfuye. Ibyo ngibyo kuba ko Katanyama yisha bakatanyama ntabwo ari igitangaza. Ubwo bazamarana kandi no ukabona ko ntabwo bica bake, ahubwo bari gufasha. Genya mvuga ngo nibo bibafasha urugamba mama 23. Ngayo nguko rero. Hanyuma wenda dusoza tubabwiye ko n'ubundi ari ubwicanyi bwa ADF bukomeje gukorerwa muri izo axe. Bwana Bemba reka dusoze. Yego, kandi nagushimira abantu Macacari. Murakoze cyane. Reka nshimire abakunzi bacu, nyabuneka mukore subscribe na comment, ni byiza cyane. Niba ukurikiye ikiganiro ukaba ufite warahawe amahirwe yo kuba uzi kwandika, andika duhereze comment. Ariko urakanyibukije ako kanungana Macacari, ngiye ntakavuze hano kuri Intare official. Hari abantu batanga comment, ndabyemera. Nuko ngo comment y'umuntu kwinyomoza niwo munyomoza nawe uri gukurikirana ibiganiro byacu. Hari abavandimwe navuga bari muri za Wazalendo, hari n'abari mu ntera hamwe muri za FDLR, ujye usanga bashyiraho comment zabo. Nukuvuga ngo nawe ku ruhande rw'urimo uri muri 23
nawe muvuguruza bitewe n'uko ubyumva ni ukuvuga ngo niyo mpamvu mubona tuzireka ntabwo tuzisiba baratukana mu muco mubi ntabwo komentiye ntabwo twamubuza uko abyumva ntabwo twamubuza imyumvire ye turabyumva tukabyumva tukabitega amatwi tukumva igitekerezo cye rero nawe bwawe iyo wumvise komenti nk'iyo ngiyo bitari kujyana ikintu ukora kibanze nawe uramuvuguruza uravuga uti ntabwo ibyo ari byo ubwo niyo komanteri ku kiganiro ntabwo tuba tuvuze ngo tuzangaha tuvuge twenyine namwe muba muhawe ijambo turibahereza muri komenti kuko ntabwo tuba twarazifunze. Hari umuntu umwe nashakaga kugira ngo muvuge ashyiraho komenti rimwe na rimwe agashyiramo komenti zo gutukana gutukana byo ntabwo ari byiza ariko ibitekerezo ariko njye nashakaga ngo muvuge nashakaga kugira ngo muvuge n'abandi bamubone ibyo se ubwo ko bitamuhindura ubundi n'umuntu ndamubuze ko bitamuhindura ibyo ntibishobora kumuhindura reka twebwe twisoreza ikiganiro cyacu ubundi abakunzi bacu nabo baraza kureba basubire mu biganiro byacu barebe umuntu ujya wandika atukana hariya ntabwo dusiba komenti turazireka nta nubwo tunamusubiza gusa bamwita Espoir Pedro Petro Espoir Petro uno muntu rwose mugiye mugerageza kumusubiza kuri komenti umusubize ibyo abarimo rwose ni ibintu bidahesha n'Imana icyubahiro kabisa. Turabashimiye rero amakuru yacu yo nakagaruka murabizi neza cyane. Ciao ciao.